gishize mu gitondo nari ndi kujya muri studio n'abaririmbyi kugira ngo turebe ko ziriya ndirimbo twazitaho zikazasohoka. Nari nagiye gufata umwe, njyewe ngenda kubafata, ntabwo nkunda ko abaririmbyi banjye batega moto. Niba Imana yarangiriye umugisha nukuri twari twapanze gahunda, ndababwira ngo buri wese nzaza kumufata ahari n'aho atuye tujyane. Nta mpamvu yo gutega moto ngo nindangiza ngende mu modoka njyenyine, kandi abangaba niho bavunika kunandusha. Ubwo twari turi kuva Kabeza, nari mvuye gutwara Aline n'inkawe utuye kure, abandi bari bari muri ibi bice by'i Remera. Imvura yari irimo iragwa, byari mu gitondo. Umuntu yadepashije n'ikorosi. Abantu bafite perime bazi n'ibintu byo gutwara ntabwo babyemewe kudepasa ahantu hari ikorosi. Noneho icabaye njyewe namwikanze, kuko nanjye ntabwo nari niteguye ko umuntu yakora ico kintu. Mu kumwikanga rero njyewe ndamuhunga. Mu kumuhunga ipine riranyerera aho umuntu utwara aba yicaye. Mu kunyerera imodoka ibura controle, nkomeza kurwana nayo. Urumva niyo ibintu bibaye gutyo umuntu aza asa nkaho abuze ubwenge, ntuba uri kwibuka gufata feri, uri kubona nyine imodoka yabaye nk'indege kabisa. Nkomeza kurwana nayo, ibyakurikiyeho simbizi, gusa nyine nagariye ubwenge. Twataye umuhanda, imodoka yarenze umuhanda, yarenze nyine. Konfi nabimubwiye, mwerekana amafoto. Ikintu gitangaje ari njyewe ari Aline, twese nta n'umwe wagize ikibazo. Kandi urebye imodoka ukuntu yabaye yangiritse cyane, ariko ibyo n'iby'isi birashira. Icambere nuko twebwe turi bazima. Rero ntabatindiye, mureke dukomere Imana amashi, dufatikanye twese. Uri ibyiringiro byacu Mana, nta muntu n'umwe wakwiringiye wakozwe n'isoni. Imigambi ya Satani ihora iduhiga, ariko Mana ukatubera amaso. Uri ngabidukingira, ntabwo dukangwa n'ibitugose, ntabwo dukangwa n'ibituzengurutse. Satani yaratsinzwe. Ubwiza bwawe bumanuke, umunezero wawe umanuke Mana. Yeah.
atari igitero cya mbere ahagaze tuhagaze twumva nyuma bicaye ikubita papa uyu niwo tuba tubona nyine wayiteye Richard umukomera amashyi Richard kabisa Richard afite amavuta yose kabisa naho pera papa zamuka twumva ukuntu bimeze tuvugisha Imana impundu cyane
Tekereza ku rukundo rw'Imana. Ekisiyo